umunyarwanda yaravuze ngo isi ntisakaye. Bibiliya bisobanura neza. Salomo arandika aravuga ngo iby'isi byose ni iki? Ni ubusa. Mu gitabo cy'umubwiriza. Ntihakagire uwirata. Nanjye ibi mbikora mu rwego rwo guca bugufi. Niba manuka nkicara hasi nkicana na mayibobo umwana wo ku muhanda ngasangira nawe, nkafata umwana wanjye w'imyaka 8 n'uw'imyaka 5 n'umwaka umwe nkabazana kubicaranya nabo, abo bana nabo mbigisha igikorwa cy'urukundo. Manya ngo byibuze nuzabibona niba natinze kuzana umwana wanjye ubwo arimo arahereza umuntu igikombe uri kwicinda, uri kwishima, uri gukorora, ariko uko guca bugufi nkagira naho mbyigisha abana nkanabazana muri ibyo bikorwa. Nta kindi byibuze nubibona nawe aragira umutima w'urukundo. Kandi ikindi nanone amenye ko ibintu byose bishoboka. Ushobora kuzamuka ukagera mu rwego runaka, ejo ukamanuka, uri hasi akagera gute akazamuka. Ushobora gukira ugatunga. Niba hari umuntu wabayeho mu buzima bwiza nabayeho mu buzima bwiza, ariko mu mezi 3 yonyine nisanga ndi ku muhanda. Ndibuka umuntu wasanze ku muhanda ntoragura 9/6 yari umuntu w'umuboyi wo mu rugo, ari umukozi wo mu rugo, ansanga mu Kinamba. Hanyuma akaza abandi yokesha brushette n'ibitoki hariya. Arampamagara ngo ninze njye, ndaza ndarya. Arambwira ngo nubwo utamenye ariko nakumenye, umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu. Iso yangiriye neza nkura ku kazi k'ububoyi, aranjyana mubera umukonvera, nyigisha imodoka, amfasha kubona perime. Ubuzima mfite ndabukesha so. Wanyemera nkagukura mu Kinamba nkakujyana iwanjye. Urumva siyo tuba twarirase ku bakozi bo mu rugo ngo kuko dukomeye. Uwo muboyi se ari kungirira neza? Ntabwo ari kungirira neza. Ni kera muri 82. Ibaze data yagize neza muri 82. Umusaza yarashaje, yarapfuye, yarigendeye. None muri 96 nyuma ya jenoside yarishwe. Muri 96 nibwo anyituye uwo yagiriye neza, anyituye neza se yasize agize. Bivuga rero kugira neza ni bimwe, ibindi kugira umutima w'urukundo cyo ni ikindi. Habwira umuntu ufite nta umenye uko ejo bizaba bimeze. Kandi ufite abana, gira neza. Urubuto rwo kugira neza niyo warangiza urugendo rwo mu isi, ariko umwana watambuka hose yasize agize neza. Nicyo nabwira umuntu wese ufite uburyo yuko nta wirata iki gihe kuko abatazi ejo uko hazaba hameze. Mbese mu yandi magambo, igihe ntikikakwibagiza ikindi gihe wanyuzemo. Igihe urimo none ntikikakwibagiza igihe wanyuzemo, ko ntawavutse yambaye inkweto. Twese twavutse twambaye ibirenge, ahubwo ubuzima bugenda buhinduka. Uretse n'ijambo ry'Imana ritubwira kugira neza no mu mbuto 9 z'umwuka, akaba arimo n'urwo kugira neza ubumuntu muri rusange. Umuntu aba akwiriye kugira ubumuntu. Data ntiyagiraga neza kuko ari umukristo, yagiraga neza kubera ubumuntu bwari bumurimo. None ngengeze naho nanakizwa. Urumva uretse no kugira neza biri mu maraso mu muryango, binikutiraho kuba ndi n'umukristo. Abantu bose muri rusange dukwiriye kugira ubumuntu, tukagira ubumuntu, tugafashanya. Icyo ushoboye ngewe nashoboye ukakimfasha, kuko nawe ejo hari ikindi azakora. Muri vacances banjyanaga mu cyaro kugira ngo menyere n'ubuzima bwose. Haba namara y'ibyumweru bakagaruka bakantora. Ubwo urumva yo nageraga mu cyane nibwo nabaga nishimye. Kina nabaga ameze nk'ufunze. Ntaho najyaga, nabaga mu rugo hari umuzamu. Hava mu rugo ngiye ku ishuri nemberezwa. Nagize imyaka 10 ntarakurikizwa. Ngayibaza kana kakahungu ku mafaranga nagucyo kadafite muri umuna wako. Urumva nariyo bwari ubuzima. Iyo twajyaga mu cyaro rero vacances ubwo numvaga itinze kujya, ko nibwo nabaga ndi butembere ndi kumwe n'abandi bana nsabana n'iki. Noneho byakarakano narishizemo, narishatse kwabwa ko nubwo ubuzima bwabumeze nabi ariko bugoye, wenda mvuge ngo bugoye, ariko ari ukuri, hari aho ugeze. Kuriye gushimira Imana ukavuga ngo Mana ugejeje uko rambaye ngushimira.
ntangurugero bati nujya mu cyaro uzarebe bazakubwira ati imyanya bavuye i Kigali yateganyijwe kandi Kigali ari ukurirwa utarasa uzi cyari cyose ni imvugo zo ku mubumbe urahazi ni ku gasima ibyo ntago wabimenya utarasa ni ukugenda udafite iyugi ukabona burije nyine ukagangika ugeze ati rero nubwo ubayeho muri ubu buzima muri Kigali ariko Imana ishimwe kuri hehe uri i Kigali batari uvukira mu cyaro agakurira mu cyaro agashaka mu cyaro agasazira mu cyaro akarangiriza ubuzima bwe mu cyaro ubwo ariko bitandukanye no kuvuga ngo hese hari abavuga rajamo ngo murindire mu Rwanda ntihazagusanga oya ntago ari icyo nari nshatse kuvuga yuko ubuzima ubayemo ubwo ari bwo bwose uba ukwiriye gushima Imana kuko hari uruta uko ubayeho hari undi uruta tukwiriye kubaho rero dushima Imana shimira n'Imana yamaye n'umudamu ufite umutima nk'uwanjye Imana niyo yanyubakiye tugiye nk'ahantu kuvuga ubutumwa turagenda nayo nabonye akanya kujya kuvuga ubutumwa nari wanjye ku mudugudu tuba turi kumwe iyo ntabutanze ahubwo tukagera mu rugo arambwira ati shera ati nta cyayi nguhe kubera iki si umunsi wanze gutanga ubuhamya hihannye bake nta cyayi nguhe nkamwe ati ubutaha nzabivuga byose akahita ambwira ati noneho ndakiguha mbese muri make anyemerera ko ntanga ubuhamya amfasha ivugabutumwa akansengera hamba hafi mu murimo w'Imana kenshi bakunda kuvuga ngo ni pasiteri w'umujyama ariko ntago ariko biri ahubwo ni pasiteri usabana navuye mu buzima bubi bituma rero gutinda kwanjye muri ubwo buzima bubi maze gukizwa ntekereza bariyo muri urwo rwego rero ugatuma sabana nabo kugira ngo mbashe kubegera abanyiyumvemo umuhamagaro wanjye numva ari uwo nguwo ariko atari umuhamagaro gusa ni ukuvuga ngo aho ngeze nsa naho ndi mu bana bo mu muhanda mbasa n'abana bo mu muhanda ndi kumwe n'urubyiruko rwo mu mashuri ubwo mpita mpinduka ndi kumwe n'abubatse ni impano y'Imana reka mvuge ngo ni impano y'Imana namenye ubwenge sanga navukiye muri uyu mujyi mu buzima bwiza bufatika mu rugo batunze amamodoka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 isiga imiryango inshuti abavandimwe na bwa butunzi burangiye aho niho naje kwisanga mu muhanda icyo gihe rero mu muhanda niho ninjiye muri ibyo bikomere urumva nafite ibikomere bigeze nko kuri 3 hari igikomere cy'agahinda kuba mbuza ababyeyi mu kanya gato nkisanga mu muhanda icya kabiri cyari igikomere cy'amateka nkomerekejwe n'ibibaye mu gihugu kandi ntageze muri rwo guhitamo mvukira igikomere cya gatatu ni igikomere cy'ibyaha ari icyo cy'agahinda n'amateka byabaye ngombwa ko niyahuza ibiyobyabwenge kugira ngo mbyirengagize cyangwa se mbashe kwiyobagiza urumva uraye ku muhanda nta mubyeyi ugukangara ntaki ubuzima bwabaye nk'ubuhindutse mu kanya gato none natangiye kunywa urumogi shyiraho amadrede ingendo irahinduka imvugo birahinduka nkajya ndarambyina mu maboate de nuit za Cosmos Nyamirambo za Matimba ya mbere n'iya kabiri kandi njana hepfo ku Muhima Casablanca Cadillac Kimihurura mu Myembe Sodoma Juakare Kajagari ka Kanombe mu Migina mbese nanjye ndikarahanyuze ubuzima ari ubwo ngubwo icyo gihe bwo twe tuzi ko n'amafaranga azahora hari menshi cyane ariko aza kugenda ashira none nibwo naje kwisanga mu muhanda Nyabugogo ndi Marine hano Poiruru kuri Stivale hari imbere ya Stivale hari kuri Pipinieri neza kwa Blaza hano bacuruza indagaro ya muhanda wari uwacu 9 8 9 7 2 mbese kari agasima kacu niho haca gutaya dusigiye ubwo byabaga byagenze gute hano ku Muhima Frasheri wazaga kurya hasigaye mbese ukibwiriza ugasigaye abakobo yaho ku muryango babimara gute ubwo se waca ariko shimye Yesu wamfashe kampindurira amateka ngakizwa nkakira Yesu n'umukiza mu bugingo bwanjye ngahinduka icyaremwe gishya nasomye birirambye ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya bya kera byose biba bishize agahinduka icyaremwe gishya nahindutse icyaremwe gishya umunsi nakizwaga naragiye mbwira abagenzi banjye twabanaga ku gasima ngo nakijijwe mwana urumva n'imvugo zari zikiri kumva no mutipe ndaga
ko yakijijwe bana none umwe ahita ambaza ngo Babiloni zakurambitseho ibiganza se, ubwo avuga barokore nyine ngo Babiloni zakurambitseho ibiganza se, tamwa ngo zabindambitseho mwana, basekera icyarimwe ngo Babiloni zamurangije bana. Ariko narangiye neza, ndangira mva mu byaha, ahubwo ntangira ninjira mu gakiza. Bampa iminsi, ejo ntuzacoma, abona sincome, byumweru 2, ukwezi, imyaka irashize, ndakomeje ndi umugenzi ujya mu ijuru. Bamwe mu bo twabanaga bahise bakira agakiza nyuma y'amezi 6, harimo uwayisaba umudiyakoni ubumuri ubonobono, Imana yamuhinduriye ubuzima, ubu yaguze n'imodokari n'umushoferi, ni umukristo w'umudiyakoni, undi ni perezida wa korali Kiruhura. Mbese Imana yagiye duhindura amateka abo twatangiranye uwo munsi. Ubwo rero nibwo navuze ngo narindushye, hari impfubyi ngenzi zanjye twasangiraga ibiyobyabwenge n'ibindi dushaka amahoro, ndumva ashaka kubabwira Yesu rero utanga amahoro atavuye mu biyobyabwenge. Nuko natangiye mvuga ubutumwa. Ndibuka rumwe twabanaga yitwa Yavuze, ubuyoza motora kwa Karirosi mu Gatenga. We namuherekezaga kwiga umubatizo bikamunanira, nkamwandikisha. Ejo bundi duherutse guhura, hari hashize nk'imyaka 5 tutabonana. Duhuye arampobera, afite agahinda, amenyo abiri yo hejuru yavuyemo, bayakuriramo mu nzoga, akajya amaze ati fasta. Urumva umuntu bakuyemo amenyo, uracyari fasteri, nkikiriza ati fasta, kandi ari pastor ari kuvuga fasta, uracyari fasteri. Ndacyari we, ati ubu nanjye narashatse, ati n'umwana w'imfura nabyaye namwise Eugene kugira ngo ntazakwibagirwa. Urumva ko n'imbobo dufitanye amateka. Umwana yabyaye umuringo yashatse umudamu, none n'umwana yabyaye yamwise Eugene kugira ngo atazanyibagirwa. Agahinda karamfata, ariko nkomeje kubasengera kandi mpamya neza ko ntawe unanira Imana. Niba byarakunze iwanjye n'abandi nabo bizagenda bikunda. Ariko buri Imana igira umugambi, ubu nibwo ndi kubitekerezaho. Ubu yari ibizi ko muri iki gihe ubuyobozi bwacu bw'igihugu buzabuhanganye n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge. Irangije ifata umwe mu babikoresheje, imuha agakiza, imuha n'ubupasiteri kugira ngo azabirwanye, atari uko yabyize mu bitabo, ahubwo azi n'ububi bwabyo kuko yabikoresheje. Urubyiruko rwinshi rumwe na rumwe ruri ku mihanda kubera amakimbirane ari hehe mu miryango, akabona amahoro ari uko agize gute atorongeye. Ingaruka ya kabiri ni amateka ya jenoside. Amateka ya jenoside yagiye atugiraho ingaruka kandi yisubiramo. Njye mbwira abantu ngo ingaruka za jenoside ntizirangira. Niba mbyaye 3 ntawe njya kwereka umwana, urumva icyo ni igikomere, ndagira ngo ucyumve. Kandi nzabana nacyo. Niba umwana wanjye nabyaye hari ahantu azataha ubukwe, yataha ubukwe akabona umukobwa washyingiwe yambitse nyirakuru ikamba, none umwana mbyaye we ntago nyirakuru azajya ambaza ati papa njyana kwa sogokuru, ndi ku ishuri, abana bagiye kwa sogokuru, bagiye kwa nyirase, bagiye kwa data wabo, nanjye nyereka. Urumva ni ingaruka zigenda zishubiramo amateka ya jenoside, cyangwa ibibazo, ingaruka mbi jenoside yaduteye, na amateka agenda yisubiramo. Waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada? Ubu wazikabya hamwe na Kirabove France kuko babikugiramo kugeza bitunganye. Kirabove France kandi ifasha bifuza gutumiza ibintu bigezweho i Burayi, ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo. Ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe. Ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Mu ndwara bavura twavugamo kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, igwingira ry'igitsina, umwijima, impyiko, diabete, igifu, amara, umutwe, asima.
abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha, kandi icyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure, amaraso agatembera neza, ikaringaniza umubyibuho, ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri, dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza, bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Relax Life Center, inzahura buzima.